Mwiriwe neza, ndabashuje cyane mu izina rya Yesu Kristo wadukunze akatwitangira. Nanone muri kumwe na Emmanuel Nshimiyimana kuri cano UBWIRU. Uyu munsi tugiye kuganira ku buzima. Ni benshi bafite ubuzima ariko niba kibazi ubuzima icyo ari cyo. Ibyo bituma twiruka ku bitagira umumaro, tukiruka ku bitagira ubuzima, maze ubuzima tukabusiga inyuma. Buryo ubwo mubona abantu bajya mu mashuri kwiga bagakora imirimo inyuranye, ndetse rimwe na rimwe hakabaho kurwana intambara z'urudaca, abandi bakimuka bashaka haruta ahandi, bagahinduranya abagore, bagahinduranya abagabo. Burya baba bahiga ibintu bibiri gusa, kugira ngo ubuzima bwabo bugire icyanga, kugira ngo ubuzima bwabo bugire isura. Ibyo bintu ni amahoro, ibyishimo n'umunezero. Iyo dusomye mu Baroma ibice 14:17 haravuga ngo kuko ubwami bw'Imana atari ukurya no kunywa, ahubwo ari ubwo gukiranuka n'amahoro no kwishimira mu Mwuka Wera. Uyu murongo uraducira amarenga neza aho amahoro n'umunezero biboneka. Amahoro ni iki? Amahoro ni ukuba wumva umutima wawe utuje udahagaze, mbese ukumva umutima wawe uri mu gitereko, ukumva utekanye. Biracyashoboka ko wabona amahoro uko waba umeze kose, uko waba uri kose muri uyu mwanya. Ibyishimo n'umunezero. Ibyishimo n'umunezero burya ni ibintu bibiri bitandukanye. Kutamenya kubitandukanya nabyo ni ikindi kibazo. Tuvuge ku byishimo. Ibyishimo ni ibyiyumvo byiza biryoshye, ariko bituruka inyuma. Bituruka ku byo umuntu yakiriye, ibyo yumvise, ibyo yabonye, cyangwa iyo umuntu yageze ku ntego ye. Ariko ntabwo biramba, kuko nyuma y'igihe gitoya biganzwa n'ibibazo by'ubuzima usangana buri muntu wese hano mu isi, uretse gusa ko ibyo bibazo tutabihuje. Hari aho usanga badafite ibyo kurya, hakaba usanga babifite ariko batabasha kubirya. Hari abo usanga bafite ibintu byinshi, bafite umutungo mwinshi, ariko bagahorana agahinda kabo bazabiraga. Hakaba n'abo usanga bafite benshi, ariko bagahorana agahinda k'icyo bazabasigira. Iteka hakabaho kwifuza kurenza ibyo umuntu asangamo, maze bigahora bimeze nk'isiganwa ryo gushaka ibishimisha. Rimwe na rimwe abantu bakayoboka inzira z'ibiyobyabwenge, cyangwa bakishimishiriza mu kwangiza ubuzima bw'abandi, ari byo bisubira inyuma bikabaha ibinyuranye n'ibyo bashakaga, kandi akenshi biba byabahenze cyane. Muri Yesaya ibice 55:2 haranditse ngo ni iki gituma mutanga ifeza mukagura ibitari ibyo kurya by'ukuri? Ni iki gituma mukorera ibidahaza? Mugire umwete wo kunyumvira, mubone kurya ibyiza, ubugingo bwanyu bukishimira umubyibuho. Iri ni ijambo ry'Imana, iyi ni Imana yavugaga. Bivuga yuko kumvira Imana bizana umunezero, bikazana kurya ibyiza, maze ubugingo bukishimira umubyibuho. Hano tuvuge ku munezero. Umunezero ni iki? Umunezero ni ibyiyumvo bituruka imbere, bigaturuka ku bumenyi bw'ibyo ubwirwa cyangwa se werekwa n'Umwuka Wera. Mbese iyo ufite Umwuka Wera nk'umuyobozi, akuyobora mu munezero. Dusoma Baroma ibice 8:14 haravuga ngo abayoborwa n'Umwuka w'Imana bose nibo bana b'Imana. Umunezero uhoraho, ibyo Umwuka bikoraho iteka. Umunezero uhoraho kuko ibyo Umwuka bihoraho iteka. Umuntu ufite umunezero ashobora kugira ibyiyumvo byiza, nawe yaba ari mu ngorane zituruka ku byo hanze, ku byo abona, ku byo yumva. Ubwo ndavuga indwara z'ibyorezo. Njya nibuka umunsi umwe Pawulo afunze, ngo bararirimbye cyane, Pawulo na Sila igihe bari bafunzwe, ngo bararirimbye cyane bashima Imana, ngo maze n'abandi bafungwa barabyumva, bari banezerewe. Ntabwo bari banejejwe nuko bishimye kuko bafunze, ahubwo bari banejejwe n'ibyo bazi, bari banejejwe n'ibiri mu mitima yabo. Iyo usomye Abaroma ibice 8:18 haranditse ngo mbonye ko imibabaro y'iki gihe idakwiye kugiranwa n'ubwiza tuzahishurirwa. Iyo umeze kumenya neza udashidikanya ko ibihagije biri imbere,
ntabwo uhagarikwa n'ibidahagije. Umunezero ni ukwishima, ariko wishimiye mu mwuka wera. Biracyashoboka ko wagira umunezero uko waba umeze kose. Iyo dusomye Abikorinto ba mbere ibice 2 umurongo wa 12, haranditse ngo ariko twebweho ntitwahawe ku mwuka w'iyi si, ahubwo twahawe umwuka uva ku Mana kugira ngo tumenye iby'Imana yaduhereye ubuntu. Kumenya iby'Imana iguha, ibyo yaguhaye, ibyo ishobora kuguha, ibyo ishobora kuguhera ubuntu, ibyo ni ibintu bitera umunezero mwinshi cyane. Nagira ngo utekereze mu ngo zacu dufite umunezero. Ibaze mu kagari kacu dufite umunezero. Ibaze mu gihugu cyose dufite umunezero. Niba udafite amahoro n'umunezero muri ubu buzima, nta kindi kintu cyabaho gishobora kubisimbura kugira ngo ubuzima bwawe bugire icyanga. Ubutaha tuzaganira ukuntu twagera ku byishimo birambye, ari wo munezero ndetse n'amahoro arambye. Ndagushimiye cyane, Imana iguhe umugisha. Ndangize nkubwira nti uko umeze kose, uwo uri we wese, Imana igukunda nk'uko umubyeyi akunda umwana umwe rukumbi. Murakoze cyane, Imana ibahe umugisha. Amen.